nahereye ko nkugira mu bwogero ubundi nireba mu kirori ikimwe rukumbi cyasaga umweru mu bindi ho yari amaso namenye byanjye. Shall we bow our heads for prayer? Reka ducishe bugufi imitwe yacu kugira ngo dusenge. Data turi mu ijuru, ubwo rino joro turi bube twiga kino cyigisho cy'ingenzi cyane kigaruka ku binyoma bibiri by'injyana muntu byo mu gihe cy'imperuka. Dusabye ubuyobozi bwa mwuka wawe wera. We ask for the guidance of your Holy Spirit. Mwami, duha ubwenge bwumva n'imitima yiyoroheje kugira ngo dusobanukirwe kandi twakire icyo dufitiye. Receive that which you have for us. Dufashe gushyira impande imyumvire n'ibitekerezo byose bidafashije dusanganywe, maze dufashe kumva ijwi ryawe kandi ryo gusa. Dusabye bino mu izina ry'igiciro rya Yesu umwana wawe ukunda, amena. Nk'uko nabigarutseho mu isengesho ryanjye muri uno mugoroba, tugiye kwiga ku binyoma bibiri by'injyana muntu byo mu gihe cy'imperuka byigaruriye hafi isi yose. Almost the entire world. Iyo mvuze isi yose simba nerekeza gusa ku isi isanzwe, mba nanerekeza ku isi y'iyobokamana. Umugabane munini w'isi y'iyobokamana ni uwamaze kwemera ndetse ukaba wigisha bino binyoma bibiri by'injyana muntu Satani yateguriye kugira ngo ayobye isi yose mu gihe cya nyuma. Bino binyoma bibiri bifitanye isano ya hafi cyane. Ni ibinyoma bibiri bitandukanye nyamara kimwe gishingiye ku kindi, biracomekanye. Ibyo bivuze ko niba wizera kimwe muri byo kubwo uzizera na kigenzi cyacyo by'ako kanya, kubera ko nyine bifitanye isano ya bugufi cyane cyane. Niwigisha kimwe uzigisha na kigenzi cyacyo nta kujijinganya. Reka dutangirire ikigo cyacu mu gitabo cy'Abaroma igice cya 3 umurongo wa 20. Abaroma 3:20. Ingingo nifuza gushimangira mu gihe dusoma uno murongo ni uko hatariho amategeko ubwo ari nta n'icyaha cyabaho. Iyo ni ingingo ya mbere. There can be no sin. This is the first point. Mu cyigisho cyacu cy'uno munsi turagendera kuri gahunda ishyize mu gaciro. Ubwo rero ntimurangare cyangwa ngo musinzirireho, kubera ko niburamuka musinzirireho iminota mike gusa muri bucikwe uruhererekane rw'ibyo tugiye kwiga. Ingingo yanjye ya mbere ni uko hatariho amategeko ubwo ari nta n'icyaha cyabaho. No sin. Reka nk'uko navuze tujyane mu Baroma 3 umurongo wa 20. Intumwa Pawulo igira iti, kuko imbere yayo ari nta muntu uzabarwaho gukiranuka abiheshejwe n'imirimo itegetswe n'amategeko, kuko amategeko ari amenyekanisha icyaha. None ni gute tumenya icyaha? Tukimenyeshwa n'amategeko. Amategeko niyo amenyekanisha icyaha. Ubwo rero uramutse udafite amategeko ntiwamenya icyaha icyo ari cyo. Reka tujye mu Baroma igice cya 4 umurongo wa 15. Abaroma 4:15. Aha naho tuhasanga igitekerezo kimwe cy'ibanze gusa kiri mu yandi magambo hagira hati, nanone intumwa Pawulo niba yandika igira iti, kuko amategeko atuma habaho umujinya. Abantu bamwe bahera kuri bino bakavuga ko amategeko ari mabi ngo kubera ko atuma habaho umujinya. Umwemeretse umunota umwe, ese ni iki gituma amategeko azana umujinya w'Imana? Amategeko adukurura umujinya w'Imana kubera ko turi iki? Kubera ko turi abanyabyaha. Turamutse tutari abanyabyaha yatumenyesha ko hari nta kibazo dufite. Amategeko adukurura umujinya kubera ko turi abanyabyaha. Rero niko kugira hati, kuko amategeko atuma habaho umujinya. Hagakomeza hagira hati, kuko aho amategeko ari nta gicumuro kihaba. Ese wabasha kwica itegeko ritabaho? Birumvikana ko bidashoboka.
uramutse ugeze ku ikona ritariho ikimenyetso cy'umuhanda kiguhagarika maze ugakomeza udahagaze, ubundi umupolisi akaguhagarika agashaka kukwandikira, wamubwira uti ntegera amatwi afande, nta kuntu wanyandikira kubera ko ari nta kimenyetso kimpagarika gihari. Igihe gusa hari ikimenyetso kimpagarika maze nkakica, nibwo ubishinzwe aba afite uburenganzira bwo kunyandikira. Ese turajyana? Mu yandi magambo, amategeko agaragaza icyaha. Hatariho amategeko nta cyaha cyabaho. Reka mbahe urugero. Tuvuge ko ugiye kwa muganga wa kanseri kubera ko hashize igihe wumva utameze neza. Ubundi muganga akagusuzumana ubushishozi bwinshi cyane, akagira ibizamini agukoreraho, maze nyuma y'iryo suzuma akagira ati mbabajwe no kubamenyesha ko mufite kanseri. I'm sorry to tell you that you have cancer. Ndasaba Imana ngo ibyo ntibikagire uwo muri twe bibaho. Runo ni urugero gusa. Gusa tuvuge ko inyuma y'isuzuma ryitondewe akumenyesheje ko ufite kanseri. None mbibarize, ese uwo muganga abangiriye neza? Utekereza ko umuti w'ikibazo ari ugufata inkoni bakinisha umukino wa baseball nkamuhonagura kugeza apfuye? Ese kwikiza muganga niwo muti w'ikibazo cyanjye? Oya, birumvikana. Kimwe cy'umuganga aba yakoze ni ukungaragariza ko ndwaye. Habaye hatariho umuganga wo kunsuzuma, sinamenya ko ndwaye, bityo sinamenya ko nkeneye uwo kumvura uburwayi bwanjye. Ese turajyana? Mu yandi magambo, haramutse hatari amategeko sinamenya icyaha, sinamenya ko ndwaye. Nandetse ku bw'ibyo sinakigera nshakisha umuti w'icyaha, sinakigera nshaka umukiza igihe ntiyumvamo uburwayi, bitewe n'uko amategeko ariyo yari kumenyesha ko ndwaye. Reka noneho tujyane mu Baroma 7 umurongo wa 7, naho hagaruka kuri ino ngingo. Abaroma 7:7. Ahangaha intumwa Pawulo itanga urugero ku itegeko rimwe runaka. Mu Baroma 7:7 agira ati nuko rero tuvuge iki? Amategeko ni icyaha? Ntibikabeho. Icyakora simba naramenye icyaha iyo ntakimenyeshwa n'amategeko. Says the Apostle Paul. On the contrary, I would not have known sin except through the law. How do we Ni buryo ki tumenyamo icyaha? Hano tubwiye ko tukimenyeshwa n'amategeko, kuko ntaba naramenye kwifuza iyo aba amategeko ataravuze ngo ntukifuze. Ese nari kubasha kumenya nte ko kwifuza ibyo abandi bidakwiye habaye hatari itegeko ribibuzanya? Amategeko niyangaragariza ko kwifuza hari amakosa. Ese turajyana? Kubw'ibyo rero, iyo hatabaho amategeko ntihari kubaho n'icyaha, kubera ko amategeko ariyo agena akanagaragaza icyaha. Munyemerere mbagezeho urundi rugero kugira ngo bibe bisobanutse neza. Mu myaka myinshi cyane itambutse, nagiye ku seminari iherereye muri Michigan. Byansabaga gukora utuzi dutatu kugira ngo mbashe kwiga. Muzi ko abajya kwiga bisanga mu bisa bityo. Kamwe mu tuzi twanjye byari ugukorera mu ruganda rukora ibikoresho byo mu nzu rwitwa College Wood Products. Nari nshinzwe kujya nsukura ahantu hasohokeraga umwotsi akazi karangiye. Bari bafite bino bimashini bifuhera byifashishwa mu gutera verini ku bikoresho byifashishwa mu nzu. Irangi ryasagukaga ryakusanyirizwaga na ventilateri mu muyoboro usohora umwotsi, maze ubundi rigakwirakwira imbere muri yo wagira ngo ni nk'ivumbi. Nanditse hageraga n'umukungugu uziramo. Rero buri uko bukeye nyuma y'akazi naruriraga nkajya muri uwo muyoboro usohora imyotsi nitwaje ikiroso cyabugenewe, ubundi nkasukurayo. Ndibuka ko bajyaga baduha ino taburiya ya gikanishi isa n'icyatsi. Njye ku munsi wa mbere nazamutse esikariye kubera ko hari esikariye zigiye ijoro rwagati muri uwo muyoboro usohora umwotsi. Nakubyeho ngo iryo rangi ryose ry'umusaguke riveho. Nari nambaye impishasura, gusa nyine hari ivumbi ryinshi ririho ritumuka ahantu hose. Nasoje akazi k'uwo munsi ndamanuka, ubundi nditahira. Ubwo nashyikaga ku muryango w'inzu narakomanze, maze madamu arankingurira. Akimbona yahise yikanga cyane, ambaza uko byangendekeye, mubaza icyo ashatse kuvuga. Ntimvuye gusukura kumba gasohokeramo imyotsi. Ati se hari ubwo wigeze wireba mu ndorerwamo nibura? Nanjye ntoya, nibyo ntabwo nabitekereje, ahubwo nasukuye umuyoboro usohora imyotsi, ubundi mpita nkomereza ndataha.
nawe ati wakagombye kuba wabanje kwireba mu kirori. Nahereye ko nkugira mu bwogero, ubundi nireba mu kirori. Ikimwe rukumbi cyasaga umweru, mu bindi ho yari amaso n'amenyo byanjye. None dore ngaho nari nakuze inzira yose iva ku ruganda rwa Jude Products nkagera imuhira. Nari nagiye nyura ku bantu mu nzira. Birumvikana ko ntabashije kwitegereza uko babyifatagamo kubera ko intekerezo zanjye zari zihugiranye cyane. None mbibarize, ese nari kuba naramenye ko nanduye iyo bitaza kuba ku bw'indorerwamo, nanditse bitaza kuba ku bwa madamu? Simba naramenye ko mu maso hanjye hakeneye gusukurwa. Bene data, mu buryo nk'ubwo sinamenya ko ndi umunyabyaha, uko nkeneye kuvurwa kanseri y'icyaha amategeko abaye atabimenyesheje. Hehe nabo bavuga ko amategeko yabambwe ku musaraba. Amategeko abaye yarabambwe ku musaraba, nta cyaha cyaba kikiriho, kubera ko ahatari amategeko hataba n'icyaha. Ese turajyana? Icyo ni icya mbere. Reka tujye ku ngingo ya kabiri. Habaye hatariho icyaha biturutse ku kuba ari nta mategeko ariho nyine, ubwo nta n'urupfu rwabaho. Reka dusome icyo Bibiliya ibivugaho. Tujyane mu Baroma 5, Abaroma 5 umurongo wa 12, Abaroma 5 umurongo wa 12. Hano intumwa Pawulo igira iti, rero nk'uko icyaha cyinjiye mu isi binyuze mu muntu umwe, n'urupfu rukinjira mu isi binyuze mu cyaha, ni nako urupfu rwageze ku bantu bose kuko bose bakoze icyaha. Niki no murongo uvuze? Ngo urupfu rwaje rwinjiye binyuze mu ki? Urupfu rwinjiriye mu cyaha. Ubwo rero amategeko akumenyesha ko uri umunyacyaha, maze nk'inkurikizi y'icyo cyaha hagakurikiraho iki? Urupfu. Tujye ku ipaji ikurikiyeho mu Roma 6 umurongo wa 23. Turasoma umugabane ubanza w'uwo murongo, hanyuma muri kino cyigisho turi busome umugabane wawo uhera. Abashorewe na Mwuka Wera, Pawulo agira ati, ibihembo by'icyaha ni urupfu. Ibihembo by'icyaha ni urupfu. Ubwo rero mu buryo bw'ibanze, iyo hatariho amategeko nta cyaha gikorwa, kandi iyo nta cyaha gihari nta n'urupfu ruba rwabaho, kubera ko urupfu ari ibihembo by'icyaha. Tujyane muri Yakobo igice cya mbere umurongo wa 15. Yakobo 1:15. Hano tuhasanga ihame nk'iryo ry'uko haramutse hatari icyaha urupfu rutabaho. Hano Yakobo umuvandimwe w'umwami wacu agira ati, hanyuma iryo rari iyo rimaze gutwita, irari ni ukwifuza cyangwa ibyifuzo bibi. Rero ntabwo ari irari ryose ribonetse. Iyo irari rimaze gutwita ribyara icyaha. Icyaha nacyo cyarangiza gukura kikabyara urupfu. Ngo icyaha kizana iki? Kizana urupfu. Ni iki kigaragaza icyaha? Ni amategeko. Reka noneho tunyure mu byo tumaze kubona kugeza aha. Amategeko aba yatariho nta cyaha cyabaho. Hatariho icyaha ntihabaho iki? Ntihabaho urupfu. Ubwo rero habaye hatari icyaha, bityo ntihabeho n'urupfu, ibyo byaba bivuze uko nkoze iki? Uko nifitemo kudapfa. Namwe ntimuriho murankurikira. Ese turajyana? Yego, muracecetse cyane rino joro. Reka dusubiremo ibyo kubera ko ari ingenzi cyane. Habaye hatariho amategeko, maze kubw'ibyo ntihabeho n'icyaha, kandi igihe hatari icyaha ntihabeho n'urupfu, ubwo ibyo byaba bivuze ko nifitemo kudapfa. Ese uwo mwanzuro ushyize mu gaciro? Ibyo rwose ntibigusaba kuba ufite ubuhanga nk'ubwa Albert Einstein kugira ngo ubitahure. Ntibisaba kuba umunyabwenge nk'umwami Salomo kugira ngo ubone ububitahura. Ni umwanzuro uhuje n'inyurabwenge. Dushingiye kuri Bibiliya, ninde rukumbi wifitemo kudapfa? Reka twumve icyo isezerano rishya ritubwira. Tujyane mu rwa mbere rwa Timoteyo 6 umurongo wa 16. Urwa mbere rwa Timoteyo 6:16. Hari umwe gusa bidashoboka ko yapfa dushingiye ku byanditswe, kandi uwo nta wundi utari Imana.
hano ho haba hakomozwa kuri Yesu Kristo nyirizina, gusa birumvikana ko Imana igizwe na batatu bunze ubumwe. Ubwo rero ibyavuga kuri Kristo byavugwa no kuri Data no kuri Mwuka Wera, kubera ko nubwo ari batatu ariko bunze ubumwe. Ahari wenda mu mwanya w'ibibazo n'ibisubizo Pastor Fini yaza kugaruka ku ngingo y'ubutatu bwa batatu bagize Imana imwe. Urwambere rwa Timoteyo 6:16. Nandetse reka dusome duhereye ku murongo waho wa 14 kugira ngo dutore umujyo w'ikigenderewe, ngo witondere itegeko utariho ikizinga n'umugayo kugeza ku kuboneka k'Umwami wacu Yesu Kristo, azerekana mu gihe yagennye, we uhiriwe akanagira ububasha wenyine, niwe Mwami w'abami n'umutware utwara abatware, niwe wenyine ufite kudapfa, agatura mu mucyo utegerwa, nta muntu wigeze kumureba kandi nta wabasha kumureba, icyubahiro n'ubushobozi budashira bibi bye, amena. Hagize hati niwe wenyine ufite kudapfa. None mbibarize, ni uwuhe mugabane w'ijambo wenyine mwaba mudasobanukiwe? Wenyine bivuze iki? Bivuze ko ari we gusa ufite kudapfa. Imana niyo gusa ifite kudapfa dushingiye ku byanditswe. Turebe ikindi cyanditswe kimwe, urwambere rwa Timoteyo igice cya mbere ku murongo wa 17. Urwambere rwa Timoteyo igice cya mbere 17. Ahangaha intumwa Pawulo igira iti, reka turebe, ndi mu rwa kabiri rwa Timoteyo, nagatangaye, ni mu rwa mbere rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 17. Hagira hati umwami nyir'ibihe byose, ni jambo rikurikiraho, udapfa, utaboneka, we Mana y'inyabwenge yonyine, icyubahiro n'ikuzo bibi bye iteka ryose, amena. Dushingiye ku isezerano rishya, ninde wenyine udafite gupfa? Udapfa wenyine ni Imana. Reka noneho twibutse ibyo tumaze kwiga. Hatariho amategeko ntihabaho icyaha, kandi hatariho icyaha ntihabaho urupfu, kandi ari nta rupfu ruriho, ubwo naba nifitemo kudapfa. Nyamara Imana twabonye ko ariyo gusa ikoze iki? Twabonye ko ariyo gusa idapfa. None ubwo umwanzuro twakwitega ni uwuhe? N'uyu nguyu, ni uko niba umuntu yifitemo kudapfa, mu gihe twabonye ko Imana ariyo yonyine yifitemo kudapfa, ubwo umuntu agomba biki? Mu bye cyane, ubwo umuntu agombe kuba nawe ari Imana. Reka nongere mbisubiremo. Niba Imana ariyo yonyine ifite kudapfa gusa, ariko kandi n'umuntu akaba yifitemo kudapfa kubera ko hatari amategeko, icyaha ndetse n'urupfu bitabaho, ubwo umuntu nawe agombe kuba ari Imana, kubera ko Imana ariyo yonyine yifitemo kudapfa. Ese turajyana? Mu yandi magambo, hariho inyigisho ebyiri zikomeye ziganisha ku binyoma bibiri bya rurangiza byo mu minsi ya nyuma. Inyigisho ya mbere ni igitekerezo cy'uko ari nta mategeko akiriho, y'uko ngo yakuweho akabambwa ku musaraba, y'uko ngo kimwe cyo buri umwe muri twe akeneye ari ukuhindukira itegeko ku bwe. Iya kabiri ni igitekerezo cy'uko ngo umuntu afite kamere imeze ite? Ngo umuntu afite kamere idapfa. Reka tubisubiremo nanone kubera ko ari ingenzi cyane. Niba ari nta mategeko ariho, icyaha nacyo ntacyo. Niba ari nta cyaha kiriho, ubwo n'urupfu nta ruriho, kandi ubwo rupfu ari ntarwo, ubwo nifitemo kudapfa. Gusa kubera ko Imana ari yonyine idapfa, kandi nanjye nkaba ntapfa, ubwo nanjye ngombe kuba ndi Imana. None mbibarize, ese izo nyigisho ebyiri zikomoka he? Nihe hatangira izino nyigisho zivuga ko udakwiye guterwa impungenge n'amategeko y'Imana ndetse ko wifitemo kudapfa? Reka dusubire mu Itangiriro. Dusubire mu Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 4 kugeza 5. Itangiriro 3 4 kugeza 5. Nandetse ndahera ku murongo waho wa mbere kugira ngo tujye mu mujyo w'ikigenderewe. Hagira hati, inzoka yarushaga ubunyabwenge inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri ingobyi? Uwo mugore arasubiza ati, imbuto z'ibiti byose byo muri ingobyi twemerewe kubiziryaho.
keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi n'izimana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa. Hita wita ku murongo waho wa 4. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Ni iki inzoka iriho ibwira Eva? Niba atazapfa ubwo agombe kuba ari iki? Agombe kuba yifitemo kudapfa. Dushingiye kuri bino ati rwose ntimuzapfa. Imana iriho irabeshya. Muzahoraho. Ndashaka ko noneho mwita ku murongo waho wa 5. Hagira hati kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza. Urabyumve ngo amaso yanyu azafunguka mumere nk'Imana mumenye icyiza n'ikibi. Reka dusuzumane ubushishozi uno murongo. Nari naragarutseho gusa ndifuza kusobanuka rwose. Mbibarize, ese Satani yaba yari mukuri ubwo yabwiraga umugore ko Imana izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu azafunguka mukamera nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi? Satani yaba yari mukuri? Nibyo? Mbibarize, ninde ufite ijambo rya nyuma mu kugena icyiza n'ikibi? Ninde ugaragaza icyiza icyo ari cyo n'ikibi icyo ari cyo? Ni Imana. Ni iyihe nyandiko Imana yaduhaye ngo tumenyeshe icyiza icyo ari cyo n'ikibi icyo ari cyo? Ni iyihe? Ni amategeko yayo 10. Ese wavuga ko amategeko 10 agaragaza icyiza n'ikibi? Ese umuntu niwe wazanye amategeko cyangwa Imana niyo yayatanze? Ni Imana. None se ubwo ninde ugena icyiza n'ikibi ibyo ari byo? Ni Imana, si umuntu. Imana imenyesha Adamu na Eva kandi ntacyo bitwaye kuba barya ku giti icyo ari cyo cyose, gusa ko ari bibi kuba barya kuri kino cyo. Twamaze kubona ko muri rino tegeko hari hakubiyemo amategeko 10 yose. Mu ihame hari hakubiyemo amategeko 10 yose. Rero Imana ibiriho igena icyiza n'ikibi aho mu ngobyi ya Edeni. None ni iki Satani aba ari harabwira uwo mugore? Aba ari haragira ati ntegera yombi, utekereza ko nurya kuri icyo giti uzapfa. Gusa reka nkumenyeshe mu by'ukuri ikiriho kijya mbere. Imana isobanukiwe ko nimurya kuri icyo giti ko muzaba nkayo, mukabasha kugena icyiza n'ikibi mutiriwe mwishingikiriza ku busobanuro Imana itangira icyiza n'ikibi. Ese turajyana? Without having to depend on God's definition of good and evil. Are you understanding what I'm saying? Abari haragira ati ntegera amatwi, Imana yabateye ubwoba yababwiye ko mutagomba kurya kuri icyo giti kugira ngo mudapfa. Nyamara ibyo nta kindi kitari kubatera ubwoba kugira ngo mutakiryaho, kubera ko izi ko nimukiryaho izahera ko ikagira izindi mana bahanganye mu gihe ari yonyine yifuza kuba Imana. Mu by'ukuri ibyo nibyo Satani aba ari haravuga. Gusa mubwira ko nibaramuka bariye kuri icyo giti ko batazaba Imana byonyine, ahubwo ko bazanashobora no kugena icyiza n'ikibi ibyo ari byo, batiriwe bishingikiriza ku busobanuro Imana itangira icyiza n'ikibi. Mbibarize, ese Satani aba ariho yibasira amategeko y'Imana adashingiye ku marangamutima kandi azaturutse hanze y'umuntu? Cyane rwose. Aba ari haragira ati ntimugomba kwemera igipimo cy'Imana kigena ukuri n'ikinyoma. Mubaye muri Imana mwagendera ku rugero mwishyiriyeho urugena ukuri n'ikinyoma n'icyiza n'ikibi. Ubwo rero muri no 20 uhafite bino bitekerezo bibiri by'uko ngo mutazapfa kandi ko ngo ubwanyu mwakibera isoko y'imyanzuro iboneye. Ati ntimugomba gushingira ku busobanuro Imana itangira ukuri n'ikinyoma. Ati muramutse muri Imana mwagena ukuri n'ikinyoma icyo ari cyo. Bino ni igitero ku mategeko y'Imana. Ati kandi uretse n'ibyo, ati ntimuzapfa kubera ko mwifitemo kudapfa. Ese uriho urabona uburyo ki bino bitekerezo ari gati kamwe? Iyo wizera kimwe, kwizera ikindi biba ari nko kurebaho byonyine. Bino bitekerezo bibiri bifite inkomoko kuri Satani aho mu ngobyi ya Edeni. Igitekerezo cy'uko ngo udakeneye amategeko y'Imana adashingiye ku marangamutima yawe kandi azaturutse hanze yawe, iyo busobanuro Imana itangira kugaragaza icyiza n'ikibi, ati ubwanyu mwakihitiramo igikwiye n'ikidakwiye, mufite uburambe buhagije, mucaye akenge bihagije, murakuze bihagije byo kuba mwakihitiramo icyiza n'ikibi mutiriwe mukenera uwo kubabwira ko amategeko ari amenyekanisha igikwiye n'ikidakwiye. Ati mwahera ku biri imbere muri mwe mukamenya igikwiye n'ikidakwiye. Anababwira ko batazapfa. Ubwo rero hano tuhafite bino amategeko aba yatariho nta cyaha cyabaho. Icyaha kiramutse kitariho nta rupfu rwabaho. Urupfu rwayo rutariho naba nifitemo kudapfa.
nyamara kubera ko imana ariyo gusa yifitemo kudapfa kandi nanjye nkaba mbyifitemo, nanjye ngombe mba imana. Ngibyo ibinyoma bibiri bikomeye Satani yagerageje kuriganyisha Eva, nanditse byaje kumuhira aho mu busitani bwa Edeni. Reka dusubire mu gitabo cy'Itangiriro maze tugenzure uruhererekane rw'ibibaho byaganishije ku cyaha cya Adamu na Eva ndetse n'icyaje kuba ingaruka y'icyo cyaha. Tujyane mu Itangiriro 2:16 kugeza 17. Itangiriro 2:16 kugeza 17. Hagira hati: Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri ngo bya Edeni ngo ayihingire kandi ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti: ku giti cyose cyo muri ngobyi ujye urya ku mbuto zacyo uko ushaka. Mu yandi magambo iti: biraboneye kuba mwarya ku biti byose byo muri buno busitani, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntimuzakiryeho, kuko umunsi mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Ni iki Imana yavuze? Yaba yaratanze itegeko? Ese rino tegeko ryaba ryari hanze y'umuntu? Ryaba ryaraje rimuturutse hanze? Ese Imana yaba ari yashyizeho ibwiriza ngenderwaho? Ndetse twamaze kubona ko rino tegeko ryari rikubiyemo amategeko yose, kubera ko ubwo Eva yacumuraga yifuje akiba urubuto rw'Imana, akubahuka se wo mu ijoro, agahitamo undi mukunzi mu buryo bw'umwuka, agasambana mu buryo bw'umwuka, akazana urupfu mu isi. Mu yandi magambo yarishe. Amategeko yose yarahiciwe ubwo yicaga rino tegeko rimwe. None mbibarize, ese ubwo Eva ndetse n'umugabo we waje gukurikiraho ubwo bicaga amategeko 10, ibyo byaba byari icyaha? Ese icyo Adamu na Eva bakoze icyo cyaba cyari icyaha? Reka turebe mu Roma 5, Abaroma 5:12. Abaroma 5:12. Hano intumwa Pawulo ishorewe na Mwuka Wera igira iti: nandese twari twasomyeho n'umurongo, rero nk'uko icyaha cyinjiye mu isi binyuze mu muntu umwe, n'urupfu rukinjira mu isi binyuze mu cyaha. Mbibarize, ese icyaha cyinjiye mu isi binyuze mu muntu umwe, yego cyangwa oya? None se umuntu yari nde? Yari Adamu. Mbibarize, ese kugira ngo icyaha kibeho byaba bisaba ko habanza kubaho itegeko ryo kwica? Ese turi kumwe? Ese Adamu yaba yarakoze icyaha? None icyaha ni iki? Ni ukwica amategeko. None se ubwo haba harabanje kubaho itegeko ryo kwica? Cyane rwose. Ubwo rero habanje kubaho itegeko, maze ubwo Adamu na Eva baryicaga byitwa ko bakoze icyaha. Ni iki cyaje nk'inkurikizi ubwo bacumuraga? Reka twongere dusome mu Roma 5:12. Hagira hati: rero nk'uko icyaha cyinjiye mu isi binyuze mu muntu umwe, ni icyaha akomeza havuga, n'urupfu rukinjira mu isi binyuze mu cyaha, ni nako urupfu rwageze ku bantu bose, kuko bose bakoze icyaha. Ese muritegereza uruhererekane ruri hano? Tubona Imana itanga itegeko, ubundi Adamu na Eva bakaryica, maze ibyo bikitwa icyaha. Ni iki gihera ko kiza mu isi nk'ingaruka y'icyaha cya Adamu na Eva? Ni urupfu. Ubwo rero uno murongo ndimo nshingiraho mu kumvikanisha bino si uwanjye. Umurongo w'ibitekerezo twariho dushingiraho uhamanya n'ibyanditswe. Nanditse mwasoma mu Itangiriro 3:6 ku birebana n'icyaha cya Adamu na Eva. Reka tujye gato. Itangiriro 3:6 hagira hati: uwo mugore abonye yuko icyo giti kibereye kuribwa kandi ko kinogeye amaso, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, anahaho umugabo we babanaga arazirya. Bahereye ko bakora icyaha, si byose? Bishe itegeko ry'Imana, baracumura, maze nk'ingaruka y'ibyo Imana ibwira Adamu iti: uri umukungugu, kandi mu mukungugu nimo uzasubira. Mu yandi magambo Imana igira iti: ukubera ko mwishe amategeko yanjye muzapfa. Ese ibyo bihabanye n'ibyo Satani yari yavuze? Ni gute Satani we yari yavuze? Yari yagize ati: mukiryeho ntimuzapfa, nimwishe itegeko ry'Imana ntimuzapfa. Ni mu gihe Imana yigira iti: nimwice amategeko yanjye muzapfa. None ubwo ninde wari mukuri? Imana niyo yari mukuri, kubera ko Adamu yaje gupfa ashyikije imyaka 930 y'ubukure. Nandetse nusoma urutonde ruboneka mu Itangiriro 5 rw'intwari zikomeye zose kugeza mu gihe cya Nowa, uzibonera ko usibye kuri Henoki wenyine, abasigaye bose bakoreshwaho imvugo igira iti: nuko arapfa, nuko arapfa, nuko arapfa. Hanyuma muri bino byigisho byacu tuzagaruka kuri Henoki ndetse no ku cyatumye yimurirwa mu ijuru adapfuye. Niwe rukumbi uri kuri urwo rutonde utarigeze abona urupfu. Reka turebe uko Imana yagenje Adamu na Eva nk'ingaruka y'icyaha cyabo.
turebe mu Itangiriro gatatu. Itangiriro gatatu, reka dusome duhereye ku murongo waho wa 23. Itangiriro gatatu 23. Hagira hati, nicyo cyatumye Uwiteka Imana imwirukana muri ya ngobyi ya Edeni kugira ngo ahinge ubutaka yakuwemo. Out of the garden of Eden to till the ground from which he was taken. What happened? Niki cyabaye kuri Adamu na Eva? Byabagendekeye bite? Birukanwe muri iyo ngobyi. Niki cyari muri iyo ngobyi? Hari harimo igiti cy'ubugingo mu ntegere yombi. Ese Adamu na Eva baba baragombaga gukomeza kurya kuri icyo giti cy'ubugingo kugira ngo bakomeze kubaho? Yego. Ese aho musobanukiwe ko isoko rukumbi y'ubuzima bwabo yari iherereye muri icyo giti cy'Imana? Byabasabaga kukiryaho kugira ngo basigasire amagara n'ubuzima byabo. Mu yandi magambo, isoko y'ubugingo bwabo ntiyari iherereye imbere muri bo, ahubwo yari iherereye hanze yabo aho mu giti cy'Imana. Ese aho muzi ko no mu buziraherezo ubwo Imana izarema ijuru n'isi bishya? Mu cyigisho cyacu duhereje inyuma twabonye ko buri uko ukwezi gutashye tuzajya tujya mu murwa wera. Ni iki kizajya kiba kitujyanye mu murwa wera? Ni ukugira ngo turye ku giti cy'ubugingo. No mu buziraherezo isoko y'ubugingo bwacu ntizaba iherereye imbere muri twe, ahubwo izaba iri hanze yacu, iri aho mu giti cy'Imana. Mu yandi magambo, Imana ifite igiti gifite umumaro nk'uwa batiri, tubivuze dutyo. Mu yandi magambo, Adamu na Eva bagombaga kujya kongera umuriro muri batiri yabo. Igihe cyose bari bacyumvira Imana, bari bafite uburenganzira ku giti cy'ubuzima. Gusa ubu noneho biturutse ku cyaha cyabo, niki cyabayeho? Birukanywe mu ngobyi ya Edeni. Bityo ntibaba bagishobora kurya ku giti? Kurya ku giti cy'ubuzima, kubera ko bari bubuhutse itegeko ry'Imana. Reka turebe ku murongo waho wa 24. Hagira hati, nuko yirukana nayo uwo muntu, urirebere ko ari nta burenganzira bagifite kuri kino giti cy'ubugingo, kandi ishyiraho iki? Kandi mu burasirazuba bw'ubusitani bwa Edeni ihashyira abakerubi n'inkota yaka umuriro yikaraga mu mpande zose kugira ngo irinde inzira igana kuri cya giti cy'ubuzima. Ngo ninde Imana yashyize ku marembo y'ubusitani bwa Edeni? Ni abakerubi. Abakerubi ni bande? Ni abamarayika. Ese muritegereza uburyo kibabanjemo kwicamo amategeko y'Imana, bityo bagacumura, ubundi Imana ikabirukana mu ngobyi ya Edeni kugira ngo batongera kurya kuri cya giti cy'ubugingo, hanyuma marayika agashyirwa ku marembo yaho. Ese turajyana? Haje ibintu bibiri nk'ingaruka. Mbere na mbere haje umuvumo. Umva ibyo dusanga mu Itangiriro 3:17. Itangiriro 3:17. Na Adamu iramubwira iti, ubwo wumviye umugore wawe ukarya ku giti nakubujije ko utazakiryaho, uzaniye ubutaka kuvumwa. Iminsi yose yo kubaho kwawe uzajya urya ibibuvamo ugombye kubiruhira. Ni iki cyakurikiyeho nk'ingaruka y'icyaha, ari byo kwica amategeko y'Imana? Hakurikiyeho umuvumo. Nanditse iryo jambo rikoreshwa inshuro 3 mu Itangiriro 3:4. Rikoreshwa ku nzoka ubwo Imana yayivumaga, naho mu Itangiriro 4:11 rigakoreshwa ubwo Imana yavumaga Kayini. Mu yandi magambo, nk'ingaruka y'icyaha kubwo kwirukanwa mu ngobyi ya Edeni, ubu noneho hakurikiyeho umuvumo. Birumvikana ko nk'ingaruka y'uwo muvumo nanone haje gukurikiraho urupfu. Imana yagize iti, uri umukungugu kandi mu mukungugu nimuzasubira. Reka twongere twibutse, Adamu na Eva bishe amategeko y'Imana. Ibyo byitwa icyaha. Ukubera icyaha birukanywe mu ngobyi ya Edeni. Ubundi abamarayika bashyirwa ku marembo yaho kugira ngo babuze inzira igana ku giti cy'ubuzima. Maze nk'ingaruka y'ibyo haza umuvumo n'urupfu. Muti ni iki kigutera kunyura muri urwo ruhererekane rwose? Impamvu ni uko runo ruhererekane ruzavuguruzwa ku iherezo ry'ibihe. Ndifuza ko tujyana mu Byahishuwe 22:14. Ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 14. Ndashaka ko mwita kuri uno murongo ushishikaje mukawuhuza n'ibyo tumaze gusoma mu Itangiriro. Mu Byahishuwe 22 umurongo wa 14 hagira hati, hahirwa hahirwa ameze bate?
ingeri yitiriwe umwami Yakobo ivuga abakomeza amategeko y'Imana, gusa hano hagira hati abakora amategeko ye. Bamwe bagira bati none se pastor ko mu zindi ngeri ho hagira hati hahirwa abamesa amakanzu yabo. Nandetse rega ibyo bitekerezo byombi bisangwa mu Byahishuwe. Hakomozwa kubera baba banyuze mu gihe cy'umubabaro ukomeye. Mu Byahishuwe 7:13-14 tubwirwa yuko baba bejesheje amakanzu yabo amaraso y'umwana w'intama. Gusa ariko kandi Ibyahishuwe binagaruka ku cyoka kirakarira abakomeza amategeko y'Imana. Ibyo bitekerezo byombi bibonekayo. Ariko se nubuhe busemuzi bukwiriye muri uno murongo? Nizera ko ubusemuzi bukwiriye ari ubusangwa mu ngeri yitiriwe umwami Yakobo bugira buti hahirwa abakomeza amategeko ye. Tugiye kubona impamvu y'ibyo. Impamvu nuko mu by'ukuri ikiba kigenderewe ari ukuvuguruza igikorwa cyo kwica amategeko cyari cyarabayeho mu Itangiriro. Twongere turebe ku murongo wa 14. Hahirwa abakomeza amategeko ye. Ese ibyo byaba ari imbusane y'ibyo Adamu na Eva bakoze? Ni igiki Adamu na Eva bakoze? Bishe amategeko? Ese hazabaho itsinda riyakomeza? Yego. Hita wita kuri bino. Kugira ngo bemererwe kwegera iki? Icya giti cy'ubugingo. Ese ibyo bivuguruza ibyabayeho mu Itangiriro? Yego. Kandi banyure mu marembo binjire muri wa murwa. Ese ibyo ni imbusane y'ibyabaye kuri Adamu na Eva? Yego. Harya aho muzi ababa bahagaze ku marembo yaho? Turebe mu Byahishuwe 21:12. Hakomozwa ku murwa mu Byahishuwe 21:12 hagira hati wari ufite urukuta runini kandi rurerure n'amarembo 12, kandi kuri ayo marembo hariho abamarayika 12. Munyihanganire ngo nimba uhagaze kuri buri rembo ni marayika. Ese abo bamarayika baba bariho bagenzura iki? Baba bariho bagenzura ibyangombwa. Ubwo rero mu Byahishuwe tuhafite itsinda rikomeza amategeko. Bemererwa na marayika kwinjira mu marembo. Ubu noneho baba bafite uburenganzira ku giti cy'ubugingo. Ndashaka ko mwitegereza ibintu biba bitagihari ukundi. Dusome mu Byahishuwe 22:3. Ibyahishuwe 22:3. Hari ibintu bibiri batazabonayo nibamara kwinjira mu murwa. Ibyahishuwe 22:3 hagira hati nta muvumo uzongera kubaho. Ese ibyo bivuguruza ibyabayeho mu Itangiriro? Cyane rwose. Nta muvumo uzabaho kundi. Ahubwo intebe y'Imana n'iy'umwana w'intama bizaba muri uwo murwa, kandi abagaragu bayo bazayikorera. Nimurebe ikindi kitazaba kiriyo. Ibyahishuwe 21:4 hagira hati Imana izahanagura amarira yose ku maso yabo, kandi urupfu ntiruzabaho ukundi. Kandi umuborogo cyangwa gutaka cyangwa kuribwa ntibizabaho kundi, kuko ibya kera bishize. Ese Ibyahishuwe byaba bigaruka ku kuvuguruzwa kw'ibyabayeho mu Itangiriro? Cyane rwose. Adamu na Eva bishe itegeko baracumura. Nk'ingaruka y'ibyo bacirwa iteka ry'urupfu, birukanwa mu ngobyi kugira ngo batongera kurya ku giti cy'ubugingo ukundi. Abamarayika bashyirwa ku marembo yaho. Nk'ingaruka y'ibyo tubona habaho umuvumo n'urupfu. Ni mu gihe mu Byahishuwe tuhabona itsinda ry'abantu bakomeza amategeko y'Imana, marayika akabemerera kwinjira banyuze mu marembo kugira ngo babone uburenganzira kuri cya giti cy'ubugingo. Nk'inkurikizi y'ibyo ntihongera kubaho umuvumo n'urupfu ukundi. Ese ino ngingo irasobanutse? Ibyahishuwe bivuguruza ibyabayeho mu Itangiriro. Imana izagira abantu bazakomeza amategeko yayo. Nandetse ntibazaba bifitemo kudapfa muri bo, kubera ko biramutse bimeze bityo ni kuki baba bagomba kurya ku giti cy'ubuzima? Ibiramambo ntegera amatwi. Umuntu aramutse yararemanywe kudapfa, byari gucura iki Imana kumubuza kurya kuri icyo giti? Ese koko turajyana? Umuntu abaye afite kamere yo kudapfa, byatanga iki Imana kumukumira ngo atarya kuri icyo giti cy'ubugingo? Nta mpinduka namba byateza abaye yakiryaho cyangwa atakiriyeho, kubera ko n'ubundi yifitemo kudapfa. Ikigeretse kuri ibyo, ndetse kino cyo kirakomeye cyane. Umuntu aramutse afite kamere yo kudapfa, Yesu yari kuba yarazanywe no kudukiza iki? Ese Yesu yaba yarazanywe no kudukiza urupfu? Cyane rwose. Ariko se kandi tubaye dusanganywe kudapfa, ubwo yaba ari aradukiza iki? Iyi nyigisho yo kudapfa kwa roho ituma Yesu asigara adakenewe, ikanatuma kwirukanwa kwa Adamu na Eva mu ngobyi ya Edeni bitari ngombwa. Ese turajyana cyangwa? Ino ngingo ni ingenzi cyane.
reka noneho tujyane mu Byahishuwe 22 umurongo wa 15, kubera ko bishoboka ko hari urimo kwibaza ati nibyo rwose ko hari amahuriro ashishikaje ndetse cyane, ariko se koko uwo murongo waba uvuga abakomeza amategeko cyangwa ahubwo uvuga abamesa ibishura byabo? Reka twite ku kinyuranyo kiboneka ku murongo wa 15, maze urwibonere ko imvugo gukomeza amategeko ari ubusemuzi buboneye. Ntandetse kuba Imana ifite abantu bakomeza amategeko yayo mu minsi ya nyuma, nibwira ko ubwo atigeze abambwa ku musaraba. Halo, ese turi kumwe? Kuki Imana yakirirwa ivuga ko ifite abantu bakomeza amategeko yayo ahabaye yarakuweho ubwo Yesu yapfiraga ku musaraba? Cyangwa hari bishoboka ko itakiteze ko abakristo bakomeza amategeko yayo kundi? Ubwo uzi ikibazo aho kiri? Reka mbabwize ukuri, ari nta na gito nikinze. Kimwe cy'abantu bifuza ni ukwikiza isabato, kandi rwose simbifitiye ubusobanuro. Ntumbaze ikibitera. Ibiramambo ni uko wari umunsi udafite ukusa, nawe wiyumvisha amasaha 24 yose umara usobanura Kristo. Iyo babajije niba ari ntacyo bitwaye gusambana, bagusubiza ko kizira kikaziririzwa. Uti bite se no kwiba? Bati icyo nacyo kirazira kikaziririzwa. Kwifuza se? Bati ibyo nabyo ntukanabivuge. Gusenga ibigirwamana se? Bati ntibikabeho. Gukubitagura ababyeyi bawe se? Bati mu izina rya Yesu. Kwica no guhamya ibinyoma umuturanyi wawe? Bati ntukanabitekereze. Kuzirura isabato se? Bati ntumva se? No way. Can you break the Sabbath? Yeah. Now let's be consistent, folks. Bene data, reka twe kwivuguruza, reka twe kwihenda ngo dushake guhenda n'Imana. Nzi rwose ko hanze aha hari ababwiriza bigisha ko isabato yakuweho, nubwo rwose Bibiliya yo itigisha ibisa bityo. Nandetse ndaguhemba nuramuko unyeretse umurongo uwo umwe gusa wo muri Bibiliya ugira uti uku niko Uwiteka avuga, uziririza umunsi wa mbere w'icyumweru mu cyimbo cyo wa 7, ntiwakigira ubona. Abantu bagira bati twe dukomeza umunsi w'icyumweru kugira ngo twubahirize izuka rya Yesu. Nta namwe muri Bibiliya havuga ko tugomba kuruhuka umunsi wa mbere w'icyumweru mu buryo bwo kwizihiza izuka rya Yesu. Ibiramambo Bibiliya ivuga ko umubatizo ari wo wizihiza urupfu n'umuzuko bya Kristo. Ni umubatizo, ntabwo ari umunsi w'icyumweru. Gusa nyine bino ni ugukekeranya n'igitekerezo byinshi mu itorero rya Kristo binyuze mu ruhererekane rw'imigenzo. Turebe mu Byahishuwe 22 umurongo wa 15. Ngiye gusoma umurongo wa 14 kubera ko nifuza ko mwinjira mu mujyo w'ikiba kigenderewe. Hagira hati hahirwa abakomeza amategeko yayo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu rurembo binjire muri rwa rurembo. Ariko ese iryo jambo ariko ryerekeza kuki? Bivuze ko hari itsinda ry'ikinyuranyo cy'abo bakomeza amategeko. Ariko hanze hazaba imbwa n'abakora iby'ubupfumu. Abakora iby'ubupfumu bica itegeko rya ntukagira izindi mana mu maso yanjye, kubera ko bivugaho kugira ububasha butuma ibintu bihinduka impamo. N'abasambanyi, ingeri zimwe zivuga abakora uburaya cyangwa ubuhabara. Niki kindi? N'abicanyi, n'abasenga ibishushanyo, n'umuntu wese ukunda kubeshya akanabikora. Mbibarize, ese ibyo byose byaba ari byica amategeko 10? Ni irihe tegeko rirebana n'abicanyi? Ni ntukice. Bite se by'abakora uburaya cyangwa ubusambanyi? Ni ntugasambane. Bite se byo gusenga ibigirwamana? Ni ntugasenge ibishushanyo bibajwe. Bite se byo gukunda kubeshya no kubikora? Ni ntugashinje ibinyoma. Ni ukuvuga ko abazaba bari hanze y'umurwa ari abica amategeko, naho abari imbere muri wo bakaba ari abayakomeza. Ese ibyo birasobanutse? Akaboko kawe hejuru nibo wabyumvise. Wumve ngo biraho mu Byanditswe. Muti none se Pastor Boro ari haravuga ko Imana izatwemerera kwinjira muri uwo murwa ngo nuko dukomeza amategeko yayo? Asa n'uri haravuga ko kwinjirayo tubikorera binyuze mu gukomeza amategeko yayo? Oya, icyo si cyo ndiho ndavuga. Muti none se ushatse kumenyesha iki? Ntegera amatwi, ikintu kimwe rukumbi kiduha uburenganzira bwo kwinjira mu murwa wera ni ukuba Yesu yarishyizeho umuvumo w'ibyaha byacu. Ese aho muribuka ko mu Itangiriro 3:21 Adamu na Eva bagumye kwiyumvamo ubwambure na nyuma y'aho bwitwikirije ibibabi by'imitini? Ni iki cyabayeho mu ngo bya Edeni? Haje kwicwa inyamaswa. Ese izo nyamaswa zaba zari zihagarariye iki? Zashushanyaga urupfu Yesu yari gupfa kugira ngo haboneke ibyo guhisha ubwambure bwabo. Birumvikana ko ubwambure buhagarariye kubaho mu mimerere y'icyaha. Mu yandi magambo, ikintu kimwe rukumbi cyari gutuma Adamu na Eva basubirana uburenganzira bwo kuza imbere y'Imana cyari uko ubwambure bwabo bubanza gutwikirizwa impu z'umwana w'intama wishwe, bihagarariye urupfu rwa ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Nk'uko bivugwa mu Bagalatiya 3:13, Yesu yaducunguye umuvumo w'amategeko.
kuki amategeko atuvuma? Ni ukubera ko turi abanyabyaha. Urabona, amategeko si mabi biturutse ku kuba atuvuma. Havuga ko Kristo yaducunguye umuvumo w'amategeko. Ese yabigenje ate? Binyuze mu kuduhindukira umuvumo. Mu yandi magambo, Yesu yishyizeho icyaha cyanjye, avumwa na se mu cyimbo cyanjye. Apfira ku musaraba kugira ngo yishyure ikiguzi cy'ibyaha byanjye. Iyo nsanze Yesu nkitegereza iby'icyaha cyanjye cyamugiriye, ndamubaza nti, Mwami Yesu, ni iki cyatumye bino bikubaho? Kuki watatse ugira uti, Mana yanjye, niki kikundikesheje? Kuki wabaga ibyuya by'amaraso? Kuki wari ucigatiye kirya gikombe cyariho gisukumira mu biganza byawe? Ni iki cyaguteye kugira uti, Data, niba bishoboka ndengwe na kino gikombe ari cyo mujinya w'Imana? Kuki wavuze bino? Ni iki cyaguteye kunyura muri ibi? Yesu niko kugira ati, ibihembo by'icyaha ni urupfu. Iyo nitegereje Yesu muri iyo mimerere, ndavuga nti, Mwami Yesu, ndagukunze, nanze icyaha. Igihe ndebye Yesu nkitegereza iby'icyaha cyamugiriye, nibwo mpera ko nkifuza gucika ku cyaha bya burundu. Reka mbibwirire bino. Abantu bakiriye Yesu nk'umukiza wabo biturutse mu rukundo bamukunda, bitondera amategeko ye, atari uko babigombwa, atari uko ari ibwiriza bahawe, ahubwo kubera ko bashimira Yesu kubw'ibyo yabagiriye. Not because they're ordered to, but because they're grateful to Jesus for what he has done for them. Ubwo rero mu mucyo wa Bibiliya yose navuga ko Ibyahishuwe 22 umurongo wa 14 hagendereye kwigisha ari uko hahirwa abakunda Yesu bityo bakitondera amategeko ye maze bakinjira mu murwa, kubera ko Yesu yagize ati, nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. Love me, keep my commandments. Tukanabwirwa ko uvuga ko amuzi ntiyitondera amategeko ye ko ari umubeshyi, kandi ukuri kw'Imana ntikuba kuri muri we. Ese uno munsi haba hari abakristo benshi bavuga ko bakiriye Yesu wabapfiriye ku musaraba ariko bagakomeza kubaho nka Satani? Cyane rwose. Absolutely yes. Urabona, imibereho yacu yerekana niba mu by'ukuri twaregura imibereho yacu Yesu. Bibiliya ivuga ko tuzacirwa imanza hagendewe ku mirimo yacu, kabone n'ubwo rwose dukizwa n'ubuntu binyuze mu kwizera. Intumwa Pawulo ivuga ko tubarwa gukiranuka binyuze mu kwizera bitagombye imirimo itegetswe n'amategeko. Gusa ahera ko akavuga ko abakora iby'ayo mategeko ari bo bazabarwa gukiranuka. Intumwa Pawulo ivuga ko tutabarwa gukiranuka tubiheshejwe n'imirimo y'amategeko. Gusa Yakobo agahera ko akagira ati, mbese sogokuru Aburahamu ntiyabazwe gukiranuka abiheshejwe n'imirimo ubwo yari amaze gutamba umwana we ku gicaniro? Muti ibyo se si ukwivuguruza? Oya, urabona Pawulo aba yitaye ku buryo ki dukizwamo. Dukizwa n'ubuntu binyuze mu kwizera. Ni mu gihe Yakobo we yitaye ku mibereho y'abakijijwe binyuze mu kwizera. Mu yandi magambo, Pawulo aba arimo aratubwira uburyo ki dukizwamo, naho Yakobo we akaba ari aratubwira uko abakijijwe babaho. Ese turajyana? Ubwo rero nidukunda Yesu tuzamwumvira kubera ko icyaha ari cyo cyamubambishije ku musaraba. Kubw'ibyo rero iyo tuje ku musaraba twanga icyaha tugakunda Yesu. Ese mubyumva mute? Igituma ducumura cyane ni uko tudatinda ku musaraba. Umwanya wacu munini tumara imbere ya televiziyo, icyampa tukaba twawumaraga inyuma yayo. Televiziyo idukomereza mu cyaha cyacu, ituma tuba abanyabyaha barushijeho gukomera, kubera ko itwumvisha ko ibyo turiho tureba ari ntacyo bitwaye, ko ari ibisanzwe, bityo tugashimangirirwa mu byaha byacu. Ni mu gihe tuje ku musaraba wa Kristo, umusaraba we ucyaha ibyaha byacu, bityo ntitube tugishaka kugira aho duhurira nabyo. Tujye mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya mbere umurongo wa 10. Urwa kabiri rwa Timoteyo 1:10. Uno ni umurongo w'ingenzi cyane. Hagira hati, nanone intumwa Pawulo niyivuga, ariko none bukaba bwarerekanywe no kuza k'umukiza wacu Kristo Yesu wahinduye urupfu busa akerekanisha ubugingo no kudapfa ubutumwa bwiza. Ngo niki Yesu yakoze? Yerekanye ubugingo no kudapfa binyuze mu butumwa bwiza. Ese dusanganywe kudapfa byamara iki kuba Yesu yahishura kudapfa binyuze mu butumwa bwiza? Ntibyaba bikenewe? Ntibyaba byumvikana na busa? Ese aho musobanukiwe ko isoko rukumbi y'ubugingo bwacu iherereye muri Yesu? Mu rwa mbere rwa Yohana 5:11-12 tubona Yohana wagira ati,
kandi uko guhamya ni uko Imana yaduhaye ubugingo buhoraho, kandi ubwo bugingo bubonerwa mu mwana wayo. Ufite uwo mwana niwe ufite ubwo bugingo, naho udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. None niho isoko y'ubuzima bwacu iherereye? Yaba iri imbere muri twe cyangwa iri hanze yacu? Iherereye hanze yacu, iri mu kunga ubumwe na Yesu. Ntitwifitemo kudapfa. Muri twe ubwacu ntitwagena icyiza n'ikibi ibyo ari byo. Dukenera amategeko y'Imana ngo ye kuduhishurira imiterere y'ibikorwa byacu by'inyuma byonyine, ahubwo ngo anaduhishurira imiterere y'imbere muri twe y'intekerezo zacu n'impamvu zidusunikira gukora ibyo dukora, mu buryo bwo kugira ngo acyahe icyaha cyacu. Tubivuze dutyo, ese turajyana? Iyo amategeko atugenjereje atyo, dusobanukirwa rwose ko turiho iteka ry'urupfu, hanyuma tugateka tuti, ninde wankiza uno mubiri w'icyaha? Ahera ko hakaza igisubizo kigira kiti, hanga amaso umwami Yesu. Yishyizeho urupfu rwawe ku musaraba biturutse ku byaha byawe. Muri ubwo buryo amategeko aba ashimangiwe, kandi ubugingo bw'iteka nabwo bukagumya kubonerwa muri Kristo honyine. Only and exclusively upon Jesus Christ. Ndifuza kuvanaho urujijo rwose ruri ku isano irangwa hagati y'amategeko n'ubuntu bw'Imana. Mbibarize, iyo wakije imodoka yawe ugashyiramo vitensi, ubundi imodoka yawe igahaguruka, ni ayahe mapine abanza kugenda? Ni ay'imbere cyangwa ni ay'inyuma? Which of the two wheels moves first, the front wheels or the back wheels? Hafi ya buri gihe abantu basubiza ko biterwa n'icyerekezo imodoka iriganamo, niba ijya imbere cyangwa igana inyuma. Uko siko biri. Igihe imodoka igana inyuma, iyo amapine y'inyuma agiye, ay'imbere nayo akurikiraho. Kwizera niko mbaraga ikurura ubuzima bwacu, naho imirimo ni icyiza gikurikiyeho nk'ingaruka. Ndifuza gukorera hano igerageza rito. Mbibarize, hagize ufungura ruriya rugi rw'inyuma, ni uruhe ruhande rwarwo rwabanza kugenda? Ni ururi mu nzu cyangwa ni ururi hanze? Muramwenye. Numvise abantu bavuga ko ari urwo hanze, numva n'abandi bavuga ko ari urwo mu nzu. Ibiriya mpamvu impande zombi zigendera icyarimwe, bimeze nk'ingashya ebyiri z'ubwato. Ese ni iyihe ngashya y'ingenzi kurenza indi? Ni iy'ibumoso cyangwa n'iy'iburyo? Ibiriya mpamvu zombi zifataniriza hamwe zigatuma ubwato bujya mbere. Ese ukeneye ko imibereho yawe ijya mbere? Ko imibereho yawe iby'amwuka ijya mbere? Ibyo bishoboka gusa binyuze mu ngashya y'imirimo no mu yo kwizera, zombi zikorera hamwe. Nanone twabigaragaza dutya. Tuvuge ko hari urupapuro, mureke dukore igerageza rito hano. Tuvuge ko mfite urupapuro nanditse hari urwo mfite ahangaha. Ndifuza ko hari uwaza akarwomoraho uruhande rumwe kugira ngo rusigare rufite uruhande rumwe. Ese hari ushaka kubigerageza? Nzi ko hari abibwira ko icyo bakora ari ukurushishura, ni hahandi rwasigarana impande ebyiri. Ese byashoboka ko ugira urupapuro rufite uruhande rumwe? Oya, hagomba kuba hari impande zombi. Uko ni nako biri ku kwizera n'imirimo. Kwizera niko mbaraga isunika, naho imirimo yo ni icyiza gikurikiyeho. Reka tujye mu Befeso 2 aho bino bisobanuka neza. Abefeso 2, ndifuza gusoma umurongo waho wa 8 n'uwa 9. Abakristo benshi ni abasoma uwa 8 n'uwa 9 ubundi bagahagarikiraho. Gusa tugomba dusome n'uwa 10 nawo. Ku murongo waho wa 8 hagira hati, mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira umuntu wirara. Abantu rero bagarukiraho ubundi bakagira bati, ntubyibone se batidukizwa n'ubuntu binyuze mu kwizera kudafite imirimo? Yego, gusa ariko ugomba usome n'umurongo wa 10 nawo. Umva ko umurongo wa 10 uvuga, kuko turabo yaremeye muri Yesu Kristo. Ndetse ibyo bivuze ko tuba twarakiriye Yesu mu mibereho yacu, ubundi akaduhindukira umukiza. Kuko turabo yaremeye muri Kristo Yesu, ituremeye imirimo myiza.
ninde wateguye ino mirimo? Hari ubwo tuyikora mu mbaraga zacu, muri twe ubwacu? Oya, kuko turi abo yaremeye muri Kristo Yesu, ituremeye imirimo myiza iyi Imana yiteguriye mbere y'igihe kugira ngo tuyigenderemo. Nibyo rero ko dukizwa n'ubuntu binyuze mu kwizera kugira ngo tutigamba. Nyamara ariko nk'ingaruka y'ibyo hakurikiraho iki? Hakurikiraho imirimo. Munyemerere mu gusoza kino cyigisho ngira icyo mvuga kintera ubwoba bwinshi cyane. Ese mwari muzi ko hari ibyanditswe bibiri? Nanditse hari n'ibindi byinshi, gusa ngiye kwivugira bibiri kuri buno byo mu isezerano rishya bitumenyesha ko mu minsi ya nyuma isi izaba iri mu mimerere y'ubwicamategeko iteye ubwoba cyane. Tujye muri Matayo 24 umurongo wa 12. Matayo 24:12. Hano Yesu abagaruka ku bimenyetso byo kugaruka kwe. Muri Matayo 22 umurongo wa 12 agira ati, kubera ko ubwica amategeko buzagwira. Iryo jambo ubwica amategeko niryo risemurwa nko kwica amategeko mu Rwanda rwa Yohana 3:4. Maze kuko ubwica amategeko buzagwira, ni iki kizaza nk'inkurikizi? Urukundo rwa benshi ruzakonja. Ese ubwo kwica amategeko ni iki? Ni ukubura kw'iki? Ni ukubura k'urukundo. Ndavuga mu magambo gusa ikindi cyanditswe kimwe kiboneka muri Matayo 7:21 kugeza 23. Twari twarahasomyeho mbere. Ese muribuka ko havuga ko kuri uwo munsi benshi bazasanga Yesu bakamubaza bati, mwami mwami, ntitwanuraga mu izina ryawe, tukirukana dayimoni mu izina ryawe? Haryo ubwo abo ngabo baba ari abakristo? Hari ubwo baba bivuga ko ari abakristo cyane rwose? Bitabaye ibyo ntibaba bitirira izina rya Yesu? Ni iki Yesu ahera ko abasubiza? Azaberurira ati, sinigeze kubamenya, nimumve imbere mwabakora iby'ubwica amategeko mwe. Lawlessness. You say, what? Sibyo ni iki? Ngo abakristo bakora iby'ubwica amategeko? Bishoboka hari ko bano ari bo abakristo bavuga ko tutakigomba gukomeza amategeko ngo kubera ko Yesu yadukomereje. Bene data, ukuri nuko isi yose yamaze kwigarurirwa na zino nyigisho ebyiri zivuga ko amategeko y'Imana yakuweho ndetse ko umuntu yifitemo kudapfa. Imana idukize bino binyoma bibiri bikomeye.